nta mushyushyu ushaka se papa Pazo? Oya madam. Ndarya ikijumba gusa. Ahubwo se umupira wawuneguriye. Uri ku gitanda. Ese ubu ntiwatinze ko mu gitondo ari bwo abantu baba bagura amakara yo gukoresha umunsi wose? Ariko wowe nyirukansa mu biki? Si ukukwirukansa, nuko dukeneye amafaranga byihutirwa kandi abakiriya babuze nta mafaranga twabona. Amakara n'ibyo yacuruza rero wimbwira byinshi. Ufite make se nibura ngo dusigira yo guhaha? Reka nta mafaranga nifite wa mugore we. Ugira ngo kugurisha amakara muri Kabuto biroroshye? Nta na make se koko? Cyakora ndagusigira igihumbi. Naho ubundi rero sinzi igituma ntabona abakiriya. Ubu rwose sinzi. Niba ntabo se ntibishoboka ko washora mu kindi kintu gikenewe ino cyakunguka? Ariko wa mugore we, uzi iki muri business koko ku buryo wumva wangira inama? Waramutse mama? Waramutse Pazo? Ese wari utaragenda? Ubwo ntiwakerewe? Natinze byo. Ese papa, hari amafaranga ufite ko nashaka kugura ikaramu? Papa, iki se kuzunguza umutwe? Ubu se ko mwese mubyutse musa amafaranga. Murumva ndi muyakorehe? Pazo, baza mushiki wawe ashobora kuba afite ikaramu. Sawa ndaje ndebe. Ariko wihute rwose dore wakerewe. Un peu chepusole, akasirika mama, nchukwe Umva Fisto, wateriye agasara gato nkareba icyo mwambika. Iravuba ariko sine kuko nakerewe kujya ku ishuri cyane. Urakoze sha. Ngaho sanga Fisto seri. Amaze kugira ibiro. Wagira ngo araterura neza neza. Yo, dore disukuna meza. Aragukunda sha. Gusa yaba atararagarira. Hari igihe nicura nkumva karikurira sinongere gusinzira. Urabivuga se urabizi, noneho bizingiye wirirwana nawe. Nubu ndumva naniwe kubera ko ntasinziriye. Pole sha. Nuko nyine mba mfite ishuri ariko nzajya ngufasha ko mbonye akanya. Ako subundi Fisto, kiriya kigo kimeze gute ugereranyije naho twigaga? Sha ni sawa kabisa. Akarusha hano nuko hama clubs menshi sana. Naba nasha, njye sinzi ko rwose nzijya nsubira mu ishuri. Gusa ntabwo ari iherezo ry'isi. Wenda bizashoboka umwana nakura wa mugani wa papa. Ubundi se bwo nasubira yarumva ikimwaro nawe mfite Fisto. Kubera iki se? Ntiwibuka ukuntu nkitwita nta n'uwari ukimvugisha. None ubu narabyaye ngaho nawe wibaza. Birumvikana. Umva ariko Fisto, jya ku ishuri utanyishinga nkagukerereza kandi igihe byaranshanze. Ibute kugonga Pazo. Ariko ibishoferi byo byabaye biti. Ariko nyamara nawe ndi kubona ugenda urangara. Ni ibiki uri gutekereza? Bireka shasi. Buri gihe nasabaga papa ikaramu. Yaramaze kuvuga ko abakiriya ntabo. Ubundi tugiye kujya kuyaturara koko si? Ngo uri serious? Yego mwana. Kandi n'ubundi nge na mama twari twamuburiye. Yanga kutwumva. Ahubwo nta nubwo bugira Pazo. Nge papa sinatinyuka kugira icyo mubwira yakora. So kungurana ibitekerezo se si? Nta kibi kirimo rwose. Sha, sinzi ko yanyumva. Ariko nawe numva wari ukwiye kubuhangayikishijwe n'amasomo Pazo. Apana business ya papa. Umenye ko kwiga mu wa kane nta kujenjeka. N'imyaka n'ingenzi shamba barira. Ubwo se wakwiga utariye? Sha, sinzi pe ko ntacyo twabikoraho se. Umva ahubwo mubwire. Wewe komeza ushyira akabaraga mu kudoda style zihagije. Maze tuye tugurisha tubona akantu. Sibyo? Sha, ndi kugerageza n'ubundi ariko modeli ndi kudoda zishobora gutinda kuko ziragoye pe. Shyiramo agatege mwana. Namaze kubona kurenze kandi byatuma dufasha mu rugo. Ibyo byo. Ubwo nanjye ndagenda baho nakura iki? Uduceri. Ngo doceri? Umunyeshuri nkawe se wakura amafaranga yo gufasha urugo koko. Inusu y'umuceri, irobo ry'amamesa. Ndumva ari ibyo. Ngaho urakoze kiriya. Akakana noneho karamarira ibicuruzwa kabimenya. Sine. Niko Sine. Karame papa. Vayo ufata uyu mwana. Hari icyo gasera bahise. Dore ngakariya karakamba kajya hanze. Ibaze kwisarisari ya kabiri kajugunye. Ihangane papa, ubu none ubwo asigaye kamba ntawe uzamushobora. Oya ugomba kumushobora. Ahubwo mushyire mu mugongo mbona uko ncuruza. Gusa namesa gute mpetse umwana papa. None giye uragira ngo mbigenze gute? Use kuko nkora iki ndeka iki. Mwaramutse. Gasore mu mutwaye iki ko gakamba gasohoka. Urakoze ishaka kugatangira Gigi. Enda hano gasa. Waramutse Gigi. Umva nikamenya kugenda nimuzagakira. Reka mbe nguteriye Sine. Urakoze rwose Gigi. Empuchuli kanya kamama. Washije mama sha, empuchuli manya. Akira Gigi. Niko Karisi. Yego gako. Zanywe n'iki mu bitaro? Hari umuntu urwaje se? Ya nawe gako. Urakomeye se?
ndaho izuba ntiri kwishira nabigira ntese shaka akazi k'ubuzamu ariko kamera nta kundi ibyo umuntu aba agomba gukura amaboko mu mifuka ahubwo nyine ndagira ngo tuvugane ubuse ntitwari kuza kujya kumenaho kamwe ubundi ukambwira oya birihutirwa rero ndagira ngo nyishyure amafaranga rero rwose iminsi ibaye myinshi kwasiribira tukoheje kasigaye yaragushyize ku kizirikora mva mbese gako bitangira kuzana ibyo bintu wowe nyishyura ibindi ubireke yewe ese ukeka ko gukora akazi k'ubuzamu hano ku bitaro mpembwa ngahe ntayo nari nabona rwose hanyuma se urumva uzayabona ryari reka afungurire iriya ambulance ifungurire ese ubundi ubwo hari ubwo yakeneye kuko Karisi mva mbese nzanywe nuko ntayo nkeneye se Karisi n'ibifaranga mukura mu mukamo koko ibyo se bihuriye gaburi yariya yari komisiyo kuko ari nanjye wakurangiye ikiraka oya sinshobora kubyemera nyishyura ibya komisiyo turabivugana nyuma ndumva akagongo kagudutse neza neza iyi myenda ni myinshi pe ihangane mbe ngufasha byibuze isigaye sina oya wikigora Gigi indi ndayisubiza mu nzu nzaba nyifuza ako rero ni na mike ntizakugora ntanagize amahirwe Gasaro arasinzira sinari kubivamo nawe mufite wowe se bite akazi ni sawa ewana biracamo rwose gusudira ubu nanjye nshobora kwigisha umuntu ahoga are cyakora abana bishobora da ntabwo woroshye ni ukuri byabanje kunyuzura rero utagira ngo ntabwo byari byoroshye ntibyagukomerera nko kurera umwana sha uzi ukuntu bigora ariko se sine wakubaza akantu hari wasi ni iki se Gigi ko mbona ufite umwana kandi ukiri muto byagenze gute gusa sine shani udashaka kubimbwira nta kibazo ntacyo Gigi byarabaye nta kundi gusa upfa kuba nta muntu uzabibwira ntabwo nzabivuga kabisa nyine hari umuhungu twakundanaga bya hatari ku buryo ntatekerezaga ku bindi umunsi umwe rero dukora ibintu ariko mu by'ukuri ntabwo twe twabipanze gusa iyo nza kumenya ingaruka ngiye kwikurura sinari kubikora ihanganisha sine nkubwije ukuri sinari nsobanukiwe n'ibyo nakoraga ngo tubikore twikingiye nibura nuko ndatwita sha yewe ubwo si uwo muhungu amenya ibyo gukorera yagufashije iki uwakubwira ko akimenya ko ntwite se nyitarutse ngo si ahabe no kumfasha sha ukaba uri muri sitarago zimeze gutya ari we wabiteye ntagufashe icyambabaje cyane ni uko we yakomeje kwiga njye nkarivamo akaba ari njye ingaruka zibaho ngiye ntibazi ariko abarezi nk'ahubwo umuntu yabakorera iki koko pore mwana shaka Gigi ingaruka ziba mu kubyara imburagihe ntayo nazifuriza Valentin iyi balance sheet yo muri entrepreneurship nanjye sinyumva neza pe shati cyari yabishanyije muri taburo ku kibaho sinabyandika numvaga ko aza kubishyira muri note none ntabyo yashyizemo njye nzabimusobanuza neza ejo nibwo tuzayiga ahubwo se we uriya si Fisto reka tumubaze twumve Fisto uya Nick Fisto Anike waritse uya ni mureke ndaza kubaza tica nta kibazo reka tupfe kumubaza yewe uya simwiga muri section imwe se uya yemwe Ani oui Valentin bite byanyise ni sawa Fisto umva hari ikintu Valentine atigeze yumva muri kwiga entrepreneurship tugira ngo tukubaze reka ndebe ariko wabona nanjye ntakizi oya nta kibazo Fisto shobora no kubaza mwarimu nta kibazo singutwarira umwanya wose oya ntacyo Valentin nyereka ahubwo okay sawa do ni balance sheet se niyo ahubwo se wagutiza igitabo birimo kuko nibyo biriho ingero zumvikana sha urakoze ni ukuri ntari yaje Valentin murahita mutaha se cyangwa mugiye kuri youth center tugiye kujya kwigira muri club yacu ku kigo cy'urubyiruko ariko sha mu ma club menshi ngaha yo kuririmba ngaha yo kwiga nge nta nini kujya mu makarabu se ntibyemewe nawe ushatse wajya tukigana da ibyo ni sawa kabisa wa mugani mu rugo sinjya mbona uko niga neza kubera akavuyo kahaba kandi sinshaka gusubira inyuma rwose Gigi yo ugiye gutega se ko mbona waje muri gare wana kabuto se nayicika nkajya he mwana ariko Gigi rwose uribuka igihe twaririmbiraga hano wana mbega abakiriya banguriye indirimbo we ko wanyemeyeho se ngo ntiwakongera kuririmbana nanjye ubu ntitwari kuba tumaze kugira kashi nari naragoswe mwana Gigi ubu noneho ndi tayari urumva babara ahubwo dusubire mu kazi sha uzabaze mani ninde wakubwiye se ko aho banshakiye ariho bambonera uyobeye ukuntu wangatiye ari njye ubikwisabira ndabizi mwana ariko mbabara umfashe ni ukuri ubu yabiye ibibazo turimo mu rugo koko
ndabizi wangu aho kuriga nawe wanyiyemeho ngo bazavuga ngo turi abasheri nibatubonana. maze kubona icyo ubushuti bivuze urumva kuba manzi yaranserezaga ntibyari gutuma tureka akazi kacu. Ubu se warabimenyera? nawe ra ubu ndabizi ko umukobwa n'umuhungu wawe inshuti nziza kandi nta kindi kibijemo. Niyo numvaga bitabaho. Sha umva. Ahubwo ntabwo batu twakongera nyine tukajya turapa hamwe ariko tunacuruza. Niwumva se urakoze mwana Gigi. Uhagira inshuti yagira wowe kabisa. Erega ntacyo nakwanga kugufasha nyishoboye mwana. Ubuzima bwo kubura amaramuko ndabuzi. Ntiba byoroshye byo. Karisi ndakumva ubu icyo gitoki wikoreye urakigeza mu rugo? reka ntabwo kiremereye cyane da gusa nabonye ribera tatabiba manza kumutwaza ubu nawe ari inyuma. Oya ni ngombwa kumwakira. Ubundi se ryagare riri hehe? wahora n'icyo wamugaba ko ryatobotse ntabwo narihomesha. Mpuye na Gakuru rero atwaye igare bisa ngira ngo ni ryayo wamutije. Kazu ubwo urumva narimuha koko kubera iki se? nagiye kumureba uyu munsi ngo nyishyure ideni mfitiye ariko wumve ko nahavuye numiwe. Yayakwimye se? yayanywe da ngo yari yakomisiye koko yandangiye kiraka. Yampaye. Aha. Yari menshi se? Ni 5 gusa. Ahubwo arakoze kungira inama yo kujya mbanza kuganira n'umugore ku byemezo mfata. Noneho ribera atazi ko wagurije Gakuru. Uriya Gakuru yari yansabye kumuguriza 15,000. Mbiganirije Liberata angira inama yo kumuha 5 gusa. Atari byo nakubwiraga. Urumva Liberata atareba kure cyane. Yose ubu yahombye. Umusiyo ntamugisha inama ugakora kanyambura uburere atanari kumubwira iki. Karisi ubwo rero nizere ko bikweretse ibyiza biva mu gufatira hamwe ibyemezo ku mutungo. Rwose. Mwemwe yarira so namubwiye araje. Yewe mbega uturyo we. Ni bikeya ariko nta kundi twabigenza nyine. So nta bakiriya b'amakara ari kubona. Ariko mama hari udufaranga mfite nkura mu gucuruza imyenda mba nadoze nge numva dushobora kutwifashisha. Nanjye kandi nakongera kujya gucuruza indirimbo mama. Oya rwose bana banjye cyane cyane Pazo wowe ukiri mu ishuri akazi kawe no kukwiga gusa nta kindi. Ariko mama oya Pazo ntabwo ari inshingano zawe nizanjye naso nk'ababyeyi banyu. Mama birumvikana ariko subwo naba mfite icyo nakora ngo ikibazo gikemuke nkarebera. Wenda simbe wowe kuko warangije amasomo wajya udufasha aho bibaye ngombwa ariko nawe umwuga wawe ukeneye ko wakuzamura. Nibwo mugiye kurya se? Ariko Esperance Karame kuki ibiryo bitinda gushya kandi mwirirwa hano? Unyihanganire ntibizasubirana ari nahugiye muri byinshi. Ubugari ntibutoya ariko bushobora kuba buryoshye. Ese Pazo uzurangiza kurya? Ndoshyimbo twari duke kabisa ntabwo mpaze. Umva mbese ubundi ubwo wino bibiki? Yivugiraga ariko mugabo mwiza. Uyajya amenya gushima. Cyangwa sha niba wumva udahaza uvuye mu rugo utangire wikorere. Nta nesoni gusa. Unyemereye gukora amafaranga se papa? Ngo rero ukuntu mbaza ku myaka mukajya murya mu gahaga. Zewe wambwawe. Ushaka kuvuga ko kubahahira byanari? Niba ari ibyo nzakubone mu bintu byo gukorera amafaranga nkwereke. Mwihanganire buri ariko ibyo avuga arabivugishwa nuko adahaza. Esperance nawe urashaka kumushyigikira?